Fuje cyane wowe udukurikira kuri YouTube channel yacu. Uyu munsi reka nkore video nk'uko mubibona tuyitangiranye mu bintu bike cyane ngiye kubabwira, kandi ngiye kubabwira akantu k'ubwenge. Ikintu cya mbere tugiye kureba ahangaha muri ino video ni uburyo ushobora guhuza WhatsApp yawe n'iyundi. Nk'uko murimo murabona zino WhatsApp, izi WhatsApp zirasa neza. Nshobora kwandika nk'urugero, reka nandike message ahangaha, yego nandikemo message wenda nandike ngo hi, sorry gato, nandike ngo hi. Nimara kwandika urabona ko message igenda n'ahangaha kuri ino telefoni. Reka nze ndebe, okay, nandike ngo hi. Sorry, ahangaha ntago internet ifunguye, niyo mpamvu nibajije icyabaye. Reka manze mfungure noza wifi connected, turebe gato cyane. Okay, hotspot reka nyifungure. Okay reka internet ikore. Okay, message urabona ko zagiye. Urabona ahangaha nanditse ahangaha ngo hi. Niba muri kubona n'iyi ngiyi yindi hasi, urarebe nayo hayi, urabona ko isi igaragara hejuru. Izi zombi nyine, izi ngizi zombi umve ngo WhatsApp ni ebyiri zisobanutse. Reka nse nk'uwandika muri ahandi hantu, nk'uko uri kubona izi groupe zose ni kimwe. Nshobora gukoresha voice, nkaba nakoresha voice bigakunda, cyangwa nkohereza n'ifoto. Urugero reka mfate nk'ifoto urebe, reka mfatemo nk'ifoto turebe wenda. Okay, reka mfate nk'iyi foto nyoherezemo ahangaha, nyohereze bisanzwe, ni sending. Nimara kuyisendinga, okay, zagiye. Ndebe no kuri ya nuza niba zagiyeho kuri telefone. Urabona ko nuza ifoto ziriho. Umve ngo ikintu tugiye gukora ahangaha rero ni uburyo ushobora guhuza WhatsApp ebyiri ukajya ubona ibintu byose bisanzwe, kandi ikindi nanone ukazaza usoma message z'uwo muntu, ukumva voice, ukabona video, ukaba wemerewe kupostinga, ukaba wemerewe gukora buri kimwe cyose nk'uko nawe abikora. Ibyo bintu byose tugiye kubirebera muri ino video. Icyo nakubwira nuko ino video igamije kwigisha gusa, nta kindi. Kwinjira muri telefoni y'undi muntu utabihereye uburenganzira bihanwa n'amategeko. Rero tugiye kurebana nk'uko abantu benshi babinsabye bambwira ngo ni gute twahuza WhatsApp yanjye n'iyundi muntu, tukajya tubasha gusoma message, nkajya mbasha kubona ibyo yandika byose. Nyine dore ikintu uzakora. Reka tugiye kuvuga ngo ino telefone uri kubona hasi, iyi ngiyi, iyi ya kabiri, urabona byansabye gukoresha telefone ebyiri kugira ngo mbatse kubasobanurira birambuye neza. Iyi ngiyi uzaza ufate kuri, ubwo tugiye kuvuga ngo uzaza uze kuri telefone. Reka tuvuge ngo iyi ngiyi niyo ushaka guhuza. Iyi ngiyi reka tuvuge ngo ni iyawe. Iyi uri kubona muri kamera ahangaha, nzunguza iyi ngiyi ni iyawe. Noneho iyi ngiyi iri gufata, iyi ngiyi nzamuramo message, noneho ni iy'uwo muntu ushaka kujya ubonera message. Okay, uzahita uza ujya muri tuno tudomo dutatu turi hano hagana hejuru kuri telefone yawe, ukanda ku tudomo dutatu. Nurangiza uze hano handitse ngo linked device. Nurangiza uze hano muri linked device, uzaza uhita ubona hano handitse ngo link device. Uzahita wakanda ushyiremo fingerprint. Urabona ko bahita bansabye password, nabo bahita bakubwira ngo scanner. Niba bamara kugusaba gusikana, icyo uzakora we rero, kuko haje akantu ko gusikana, nk'uko gusikana aka kantu ka scan nyine. Wowe ikintu uzakora noneho ni uguhita uza ku tudomo dutatu, ukajya muri setting. Wangiza nawe ugafata telefoni yiwe. Wamara gufata telefoni yiwe ukareba ahantu handitse ngo linked device, ukabona ahantu handitse ngo scan. Iyo scan izahita izaho. Nimara kuzaho uyisikane, uzahita uyisikana. Iyo scan nimara kuzaho nyine uzahita uyisikana direct. Ako kanya message zizahita zikoporora zose direct, zihita ziza kuri telefone yawe. Yego,
nk'uko muri kubibona nk'ubu ino telefone iyi ngiyi mfite aha ngaha, nafashe mesaje ziri kuri ino telefone iyi ziza kuri iyi ngiyi, iyi ngiyi turi kuvuganiraho direct iyi ngiyi. Umve ngo rero ibyo nabona aha ngaha, nubwo naba nafite ino telefone nari nayitaye umuntu mfite iyi ngiyi, ibintu byose banyandikira nabibona. Urabona ko aha ngaha ngiyi iri active ngiyi muri 16 Android, yego iri active. Urabona ko message zose nzibona, najya mbasha nubwo ikiza iyo wamaze nk'uko kubiconnecta ntago message zivamo burundu, nubwo aka kanya telefone yahita yifata akiyambukira igihugu, na ibyo bintu byose uzabibona paka. Noneho ikindi iyo umaze kubikora nk'uko biba birangiye, nta kindi kintu kiba gisigaye, wowe urongera ukavamo aha ngaha. Niba wari uri hano muri linked device, uhita uvamo ukaza ukaba wamusubiza telefoni yiwe, wamara kumusubiza telefoni yiwe noneho akagumana telefoni yawe, noneho wowe akagumana telefoni yiwe, noneho wowe ukazaza ubona message zose yandikirana n'undi muntu, cyangwa ibyo yandika byose nawe biterwa n'impamvu wavuze ngo ngiye guhuza telefoni yanjye n'iya mugenzi wanjye. Hari igihe biba biterwa n'akazi, kavuga ngo hari igihe wenda ndashaka ko bazaba babona message zose bandika, n'iy'umwana wanjye ugasanga nyine wafashe WhatsApp yawe uyihuza n'iy'umwana wawe, kujya ubona nyine message zose, cyangwa n'iy'umugabo wawe cyangwa n'iy'umugore wawe, biterwa n'impamvu muba mwarabikoze. Ariko ibintu bisaba kugira ngo ubikore mu nzira za nyazo, kuko bihanwa n'amategeko kandi n'ibyaha. Rero kuri ino channel tuba twaje kubigisha ibintu by'ikoranabuhanga kugira ngo mwige, mumenye ikoranabuhanga, mumenye telefone, mumenye uko mwabyaza umusaruro internet yawe. Ndagushimiye cyane rero wowe warebye ino video yacu, tukaba turi hafi tuyishoje. Niba hari ikibazo ufite hari ikibazo ushobora kuba ufite, cyangwa hari video ukeneye kugira ngo tuzagukoreho video, watwandikira kuri WhatsApp yacu 0780841323, cyangwa ukanyandikira muri comment, naho message zose ndazisoma kandi nkanazisubiza. Message zose unyandikiye muri message nzigusubiza direct. Rero niba wari ufite ikibazo cy'uko wafata WhatsApp yawe ukayihuza n'iy'undi muntu, birakunda cyane 100%. Urugero n'izi WhatsApp uri kubona amahanga muri screen yanjye, izi WhatsApp nimero ndimo nakoresha yazo nizo zingizi nanone uri kubona aha ngaha. Izi ngizi uri kubona aha ngaha izi ebyiri nizo ndimo gukoresha n'aha ngaha. Uvuga ngo ni nimero imwe yonyine, ni nimero aha, ni nimero imwe n'aha ni nimero imwe, ariko n'aha ngaha zirimo ari imwe. Mvuga ngo narazihuje, nshobora kubona buri kimwe cyose. Ibyo ni ibintu byiza rero byo guhuza WhatsApp yawe n'undi, ukabasha kubona message bitewe n'ukuntu ubishaka. Ndagushimiye cyane rero warebye ino video yacu, tukaba tuyisoje. Imana ikomeze ikumera umugisha. Reka tuzasubira muri video y'ubutaha, kandi kanda subscribe, like and share kugira ngo uko dushyizeho video ujye ubasha kubona notification ikubwira ko twakoze video nshyashya. Imana ikomeze ikumere umugisha cyane. Bye bye, tuzasubira muri video y'ubutaha.